uko umwana agenda akura akiri muto nibwo ababyeyi bagenda bavuga ngo uyu mwana azaba imbwa cyangwa se azavamo umugabo, ariko ugasanga hari abibeshya ugasanga bari kubeshyera umwana. Uyu musore ngiye kukwereka ibimenyetso bizakwereka umusore uzavamo umugabo uhamye. Uyu musore azavamo wa mugabo w'intangarugero ufite urugo rwiza kandi abantu bose bareberaho. Niba uri umusore rero ndakurarikira kureba ino video kuko hariho byinshi bizakwigisha bigatuma ugira umuryango mwiza kandi w'intangarugero mu miryango myiza. Niba uri umukobwa ngiye kukwereka ibimenyetso bizakwereka umusore uzavamo umugabo uhamye. Uzamuhitamo kugira ngo urugo rwanyu ruzaba urugo rwiza kandi bose bajye barureberaho. Ariko nawe ndagushishikariza gukanda subscribe n'ubu utarayikanda kugira ngo ujye ubasha kubona ibiganiro ducisha kuri uno muyoboro, naho njye bibategurira nkanabibagezaho nitwaye me uhawe ikaze. Ikimenyetso cya mbere kizakwereka umusore uzavamo umugabo uhamye nuko usanga akunda ababyeyi be. Mu buzima umwana udakunda ababyeyi be uwo nyine aba yarabaye kinani, kuko umwana utumvira ababyeyi be nta kintu kizima yazakugezaho, kuko nawe igihe atakunze ababyeyi be wose ni gute yagukunda. Umuntu ugerageza kwanga mama wiwe aba ameze nk'uwanze nyine ko yabayeho cyangwa se uko yavutse. Rero igihe cyose ukundanye n'uwo musore menya ko urimo urishyira muri risike. Ikimenyetso cya kabiri kizakwereka umusore uzavamo umugabo uhamye kandi umugabo akaba ari umugabo w'intangarugero, apana umwe muri babagabo bafite ingo zango usanga zigizwe n'ingumi n'imigeri, aho usanga umugore ari mapengo bitewe n'uko yakubiswe ingumi cyangwa se inkoni n'umugabo we. Uwo musore agira inshuti z'umumaro. Nyaboneka inshuti zawe cyangwa se ntujya mva rya jambo rivuga ngo mbwira inshuti mugendana nkubwira uwo uri we. Rero ahangaha inshuti nazo zigira icyo zigufasha, kuko igihe cyose ufite inshuti, za nshuti zikujyana mu kabari, za nshuti zikujyana mu ndaya, za nshuti zikujyana ahantu ahariho hose hadaguhesha agaciro, menya ko izo nshuti arizo zishobora kuba zikwicira ejo hazaza hawe cyangwa se zizanahica. Ushobora kuvuga uti nta kibi bangirira, kunywa inzoga nta kibi kirimo, ariko menya ko igihe cyose ufite inshuti zikujyana mu bintu bituma utwara amafaranga, apana za nshuti zirakujyana mu bintu biratuma ahubwo yakorera, izo nshuti ushatse wazereka mu bandi kuko nta cyiza zizakugezaho. Ikimenyetso cya gatatu kizakwereka umusore uzavamo umugabo mwiza kandi akavamo umugabo uhamye, wa mugabo w'intangarugero ufite urugo, mbese ugasanga abagore bose bari kumwifuza bavuga uti uyu yaba ari umugabo wacu. Uwo musore agira umutima mwiza. Nyaboneka umutima mwiza utuma abakobwa cyangwa se abakubona bagukunda. Igihe uri wa musore uba uhangayikishijwe no kwiyitaho, kugirira neza abandi, ariko nanone ntiwiyibagirwe. Kugira umutima mwiza si bibi, kuganira neza si bibi, buri kimwe cyose si kibi, ariko ukirinda gukabya. Igihe cyose wakabije mu bintu usanga bibaye bibi, kuko ni benshi ngenda mbona bagira neza bafite imitima myiza ariko ugasanga barakandagirwa, barahonyorwa. Rero nawe niba ushaka kuzavamo umugabo uhamye kandi ukaba uri umusore w'intangarugero, uzabe umunyamutima mwiza ariko wirinde kuba umuntu ukandagirwa na buri wese cyangwa se ukaba wasuzugurwa na buri wese bitewe n'uko witwara neza cyangwa se bakubona neza. Rero iyo ni inama nakubwiraga. Ikimenyetso cya kane kizakwereka umusore uzavamo umugabo uhamye kandi umugabo w'intangarugero mu bagabo beza, ntanywa ibiyobyabwenge. Nyaboneka ushobora kuba ukundana n'umusore rimwe na rimwe mwanahuriye mu kabari cyangwa se mwahuriye ahandi hantu runaka, ariko akaba afata ku biyobyabwenge. Rimwe na rimwe ashobora kuba anywa inzoga cyangwa se akaba asoma ku tabi cyangwa se akaba afata ibindi biyobyabwenge bitandukanye. Nyaboneka umuntu unywa ibiyobyabwenge nyine buba bwarayobye. Tega cyose wihaye ngo ukundanye nawe, rimwe na rimwe nawe urabinywa. Ese ninde uzahana undi? So urugo rwanyu ruzaba ari urugo yego mukorera amafaranga, ariko ayo mafaranga ntacyo azamara, yose azashirira mu kabari cyangwa se azashirira mu matabi cyangwa se mu bindi bintu runaka. Rero ndakubwira inama yo gushaka umuntu utarigeze ufata ku biyobyabwenge cyangwa se ukaba warigeze kubinywa ariko ukabireka. Umuntu wabivuyeho ntabwo yapfa kubisubiraho, ariko umuntu wose unywa ibiyobyabwenge wa mukobwa we ntuzibeshye ngo ugiye gukundana nawe, kuko ubuzima bwawe uzaba bushyize mu kaga. Ndetse nawe musore we unywa ibiyobyabwenge, menya ko ubuzima bwawe
buri mu marembera, ndavuga ubuzima bw'urukundo. Ni benshi usanga mu bakobwa biyahura mu rukundo bakavuga utereka nshaka uyu musore nubwo anywa itabi nge nzamwigisha riveho, ariko icyo nabonye cyo nta mutima waba ufite ukomeye ku buryo wakwigisha umuntu unywa ibiyobyabwenge kugira ngo abiveho. Rimwe na rimwe mushaka kuba mwarahuriye mu kabari nawe ubinywa ukavuga uti uyu nguyu nzamuhindura nanjye nzahinduka, ariko iyo mugeze mu rugo birahinduka kuko icyo uba ushaka ni umugore, ntabwo uba ushaka kumuhindura. Rero ndakugira inama yo kwirinda gukundana n'umusore, cyangwa se wa musore ndakugira inama yo kwirinda kunywa ibiyobyabwenge kuko bizagufasha mu gutuma ubuzima bwawe buba bwiza kandi n'ubuzima bw'urukundo bwawe bukaba bwiza. Ikimenyetso cya gatanu kizakwereka umusore uzavamo umugabo uhamye, yita ku iterambere ryiwe. Wa musore usanga ahangayikishijwe no kugira ngo abone amafaranga, wa musore wishakisha pana gutegereza ubufasha bw'ahandi hantu runaka, uwo musore niwe uzavamo umugabo uhamye kuko mu buzima bwe bwose we aba ashaka kwigira. Rero umusore uba ushaka kugira ngo nawe agire amafaranga yiwe areke guhabwa, ahubwo we ashishikazwe no kugira ngo abone amafaranga yiwe, ntabwo ari wa musore uba ushaka kwiba, ahubwo we ahangayikishwa no gukora kugira ngo abashe kugira icyo ageraho. Uwo musore rero no nkugira inama kubwira ngo uyu musore uzamukunde wa mukobwa we. Ikimenyetso cya gatandatu kizakwereka umusore uzavamo umugabo uhamye, ntasubira mu kosa yakoze. Nyamuneka ushobora kubura umusore ariko umuntu arakubwira ngo wa musore we cyangwa se wa muhungu we ntukongere kwiba cyangwa se ntugakora ikindi kintu runaka, cyangwa se no mu rukundo uzirinde, cyangwa se umukobwa akavuga uti iki kintu ndacyanga ariko wowe ugashaka kuyimukorera, aho ngaho uba ukoze ikosa. Rero umusore udasubira mu makosa ashobora kuba akoze ikosa uyu munsi wamubwira ngo iryo kosa ni ribi cyangwa se ntibinshimisha ibi bintu, ntazongere kubikora, ariko igihe cyose wagerageje ukamubwira ukabona ntari kubyumva ahubwo agakomeza kubikora, uwo musore ntabwo yazatuma urugo rwanyu rugera kure, kuko umusore utangiye kuzana ibintu byo kwigera ndigabo akiri umusore, ubwo se azagera mu bugabo bwe ameze ute? Rero ndakugira inama yo gushaka umusore udasubira mu makosa, ahubwo we akigira muri ayo makosa yakoze kugira ngo ubutaha atazongera kurwa muri iryo kosa. Ariko wa wundi ushaka kurisubiramo ndakugira inama yo kumureka. Simvuze ngo umwanga, ahubwo reba ahantu urukundo rwawe ruzaba ari rwiza. Nkuko twabivuze, ntabwo urukundo rukurikiye amafaranga ruramba. We kunda umuntu aho nta kintu uzaba umukurikiyeho, ari urukundo gusa. Rero sinkubwira inama yo gukunda umuntu cyangwa se kwiyahura ku muntu aho uzajya usanga ari umunyamafuti cyangwa se umunyamakosa ukavuga uti nzabyihanganira, apfa kuba afite amafaranga. Ushobora kuba ufite amafaranga ariko ukazayaririramo. Ikimenyetso cya karindwi kizakwereka umusore uzavamo umugabo uhamye, yita kuri ejo hazaza hiwe. Nyaboneka umusore wita kuri ejo hazaza hiwe ugasanga arimo arizigama, arimo aragura utuntu runaka agira ngo ejo hazaza hiwe hazaba ari ahantu heza, apana uko ubu ngubu hameze. Kuko ni benshi usanga bakorera amafaranga bakira abasore ugasanga bayapfushije ubusa. Akenshi na kenshi ubajije muri aba basaza usanga bari gukora imirimo ivunanye ari abasaza, bazakubwira ko ikosa bakoze rimwe na rimwe ari uko amafaranga abo yose bakoreraga bakira abasore cyangwa se bakiri bato bagiye bayamarira mu bintu byo kwishimisha kandi bakibagirwa kwizigama. Rero umusore wese utita kuri ejo hazaza he, menya ko uwo musore nyine nawe urugo rwanyu wenda mushobora gushakana ukamuhindura mu buryo butandukanye. Wenda yakoreraga amafaranga ariko ugasanga abura umuntu yamumanagingira. Rero ndakugira inama rero, hitamo neza urebe ese uyu musore byashoboka. Byose mubanze mu biganiro kugira ngo urugo rwanyu mutazaza gushwana ugira ngo wagiraga ngo urugo rwanyu urwubake, kuko hari abagabo benshi usanga bafunze umutwe batemera ko wabagira inama cyangwa se wabayobora. Ikimenyetso cya munani kizakwereka umusore uzavamo umugabo uhamye, agira umukunzi umwe kandi ntatendeka.
mu buzima umusore ukunda gutendeka afatwa nk'umuhehesi, kuko ntabwo bakundana n'umuntu umwe, babiri, batatu ubwira ngo ni urukundo rwa nyarwo, ahubwo uwo ubikora abagira ngo yinezeze, si no kwinezeza gusa ahubwo abagira ngo bamwe bazanababare mu mitima yabo. Rero ndakugira inama aho kugira ngo wiyahure ku musore udafite abakobwa cyangwa se udafite umukobwa umwe akunda, ahubwo ugasanga akundana n'abakobwa benshi, uwo musore menya ko ushobora kuba wiyahuye, kuko nta rukundo rwiza uzigera ubona. Wenda ushobora kuba mukundana ariko ugasanga aravuga uti niwe nzagira umugore barana inshuti zanjye, ariko menya ko umuntu wagize ayo mahitamo menshi ku bantu batandukanye, ese wowe ni gute ugeze mu rugo atazashaka undi mugore? We hitamo umusore ufite girlfriend umwe cyangwa se aba ari wowe afite gusa, uwo musore ntuzavamo umugabo uhamye kuko nta jarajara. Ikimenyetso cya kenda kizakwereka umusore uzavamo umugabo uhamye nuko akunda Imana. Nyaboneka gukunda Imana ni rwo rufunguzo rutuma imiryango y'ejo hazaza hacu cyangwa se y'ubuzima bwacu ikomera, kandi ikaba imiryango buri wese aba yumva yakwinjiramo. Rero ndakubwira inama yo gukundana n'umusore ukunda gusenga Imana, apana wa musore ukunda kurya mu kabari, wa musore ukunda gusohoka, kuko gusohoka abagiye kurya amafaranga ntabwo, cyangwa se n'ibyo abagiyemo ntabwo aba ari ibihesha Imana icyubahiro. Ariko igihe cyose uri umusore ukaba usenga Imana utiyandarika, uwo musore umukobwa wese nakubona ndamugira inama yo kuzahita gukunda, kuko uri imboneka rimwe. Ikimenyetso cya 10 anaricyo cya nyuma kizakwereka umusore uzavamo umugabo uhamye, nuko usanga ari umusore wakanze subscribe kuri ino YouTube channel yacu yitwa Emeheart, kuko ni benshi usanga mu buzima bwabo barihebye bitewe no kubura ababagira inama, kuko ino YouTube channel tubagezaho byinshi bibakangura kandi bikanabashishikariza gukunda umuntu wa nyawe. Situbagira inama gukunda umuntu ukunda amafaranga cyangwa se ikindi kintu runaka, ahubwo tukwereka uburyo ko ushobora gukundana n'umuntu ko yaba ameze kose bigatuma urugo rwanyu rukomera. Wenda ashobora no kuba yaragukundiye amafaranga, twe tukwereka uburyo ko ushobora kumukumvika bigatuma mwese mukundana urukundo rwa nyarwo. Rero ndagushishikariza wa musore cyangwa se wa mukobwa, wa mugabo, wa mugore, wa musaza, wa mukecuru, gukurikirana ino YouTube channel kuko harimo byinshi bizakubwirira umumaro. Nawe njye wategure buri kimwe cyose mwabonye kuri screen zanyu. Nitwa Eme, iyi YouTube channel yitwa Emeheart. Wakoze kureba ino video kandi Imana iguhe umugisha.